Ese waba warigeze umenya ko gukunda umuntu mutari ku rwego rumwe, rwaba urw'amashuri cyangwa se ubushobozi, ndavuga ubutunzi, wari uzi ko bigorana ku kigero cyo hejuru? Ni ibintu biba birenze cyane, ndetse akenshi na kenshi abantu benshi babifata nko kwisumbukuruza. Bisaba kugira ngo nibura ugire amahirwe aba ariho ugukunda mbere. Iyo rero umukunze mbere, nshuti yanjye, witegure kuzabibabariramo, kuko akenshi na kenshi ashobora kuzatekereza ko uje uzanywe n'ubutunzi. Ubwo nubimubwira rero ntazabyumva, ndetse witegure no kuzabona igisubizo rwose kitanyuze umutima wawe. Ibintu by'urukundo bisa naho byuzuramo amayobera buri gihe. Ntabwo ushobora kumenya ngo ni gute nabona umukunzi wa nyawe, ni gute nabona urukundo rwa nyarwo, ndetse n'umuntu ufite ubutunzi ntashobora kubasha kuvumbura neza umukunda bya nyabyo, kuko igihe cyose n'umukunda azamushyira ku ruhande, atekereza ko wenda rimwe rimwe yaba agenzwa n'ubutunzi bwe cyangwa se rero cye amukurikiyeho ntazabakwe zabigenda. Rero iki nabonye mu rukundo kigorana ni ukuzakunda umuntu wigeze guhemukirwaho. Ibyo nabyo biravuna cyane, birabaza umutima, ndetse ni urugamba rukomeye cyane. Bizagusaba rero kuba witeguye neza kumwomora ibikomere, ndetse no kumuba hafi, ukamufasha, ukamwereka urukundo nyakuri, ndetse ukamwigisha n'uko bakunda. Mbese icyo gihe bizagusaba kuba umwarimu w'urukundo. Ni amahurizo rero arenze cyane kuzakunda umuntu rwose utari tayari neza, cyangwa se wenda uri tayari ariko ufite gushidikanya kwinshi bitewe n'ibyo. Akenshi abantu benshi bakunda kugira ibibazo mu rukundo, ugasanga bafite ibikomere. Ibyo bijya bibuza amahirwe yo kuba bakwemera ko hari imiryango yafunguka, ugasanga barafunze ndetse bashyiraho n'ingufuri. Nyamara burya akenshi na kenshi hari igihe umuntu ashobora kugukundira uko uri, akakwikundira gusa, ndetse akiyemeza kubana nawe atitaye ku kigero, ku myaka ufite, ku myaka umurusha cyangwa se akurusha, ubukungu umurusha cyangwa kurusha, ubwenge umurusha cyangwa kurusha, ahubwo agakurikira urukundo nyakuri rumurimo. Burya rero bavuga ko urukundo ari impumyi. Iyo umuntu akunda koko ntabona. Kenshi na kenshi hari igihe ujya usaba urukundo, ndetse ugategereza ibisubizo buhumyi, wenda kubw'amahirwe ukazabonwa, kubw'ibyago se ntuzigere unumvwa. Rero niba ukeneye kugira ngo uzabone urukundo, biragusaba kugira ngo uzashakishe ube intwari, uhagarare, uvuge ijambo wemye, ikibyimbye kimeneke, ubizire, ubigabirwe, ndetse wenda ubifatirweho nabi, ariko nibura wavuze ikikuri ku mutima. Hari igihe burya ushobora gutinda kuvuga ijambo ngo wibwire umukunzi, nyamara igihe kimwe ukazisanga hari uje akamugutwara, ugasigara urira mu myotsi. Niyo mpamvu rero nukunda uzabivuge, kuko aho kunirwa n'ijambo uhanirwa n'uribwiye. Jya ufata ibyemezo mu rukundo igihe wakunze, ubanze wiyumve kuko uri tayari, wumve koko urwo rukundo ugiye kubwira mugenzi wawe kuko ari iby'ukuri, atari ugukina. Igihe usanze koko waramaze kwemera ko ari ukuri, witeguye ko aramutse akwemeye wagira icyo bikoraho, ndetse watanga isezerano rya kigabo rwose bifite gihamya, ndetse byiteguye kugendana n'ibikorwa, urikocore. Ni ngaho nguko rero bantu mudukurikira kuri Habiti Tunduba TV, turabashimiye cyane, kandi tubabwira ko akenshi na kenshi burya iyo ugiye gutira ikivure ugatinda ku cyaka cyangwa se isekuru, hari igihe ujya kumva, cyangwa se ikimasa, hari igihe ujya kumva ukibuka ko cya kimasa koko wari ugiye kugitira ari uko abandi bakijyanye. Igihe rero uzagira urukundo, ntuzatinye kubwira ukunda ko umukunda, kabone naho byakugendekera nabi, ube witeguye nawe kandi ushikamye kuzakira igisubizo, cyaba cyiza cyangwa se kibi.
murakoze rero bantu mudukurikira kuri Habicit Nduba TV. Uwo yari Jean de Dieu, amahoro y'Imana abantu.